Yego. Twaramanutse turamanuka kugera mu myaka miliyoni 65. Inyamaswa ngo nibwo umuntu inyamaswa ari buzavemo umuntu yari yaritsimbye nta nubwo ari ishoboye kwirukanka cyane, yari yaritsimbye mu butaka nibwo yasunukije amazuru hanze kuba hayandi yindi sanganye. Yego. Mu muho ikibuye kingana n'urusisiro umugani wa Mwanafunzi. Yego. Cyamanutse mu isanzure. Yego. Kishwanya kukira mu muhora wa Yucatan hariya muri Mexico, muri peninsula ya Yucatan. Yego. Icyo ngo kizamura ngo kizamura urumva asteroid ni nk'umubumbe watuguyeho. Yego. Hagiye izamura ibyotsi izamura ibiki ubundi irongera izamura za maguma ishyamba rirongera rirashya ubundi. Yari evoliwe ahinduka homo sapiens. Homo habilis. Yego. Homo habilis ni ukuvuga ngo ni homme sage n'umurazi ubwenge. Yari arimo higa uwo muntu wumva hari inyamaswa byinshi hari za scorpio. Igiscorpio kimwe ngo cyari kigiye kumurya afatiwe aragikubita. Agikubise ibuye yafashe rimukeye intoki. Muri miliyoni 65 hari hashize nk'imyaka hafi desi. Yego. Ubwoba nibwo bwashize isohoka mu myobo, ubwo yarya gutusimba two mu myobo n'ibiki byose isohokamo. Yari izi ko yasigaye yonyine ariko ngo ikintu cya mbere yakubise amaso yahungabanyijwe no kubona inyamaswa iteye ubwoba. Yego. Yari irukankaga ifite ibibaraga kandi ishonje. Yego. Iyo nyamaswa yego nkuko nari kubikubwira rero nubwo inyamaswa zazamutse mu mazi ari nyinshi zagera igasozi hakagira izo klima nshyashya ikuraho iselectinga zigashira ariko nubundi izasigaye zari zikiri nyinshi. Harimo nyine izo za Caseneria zari zimaze kuba nini nazo. Nakubwiye ko zanganaga rwose na za zino nyamaswa na za dragon. Ubwo rero nukuvuga ngo ukuntu zagumize kuba nyinshi zirororoka ziriwe zikaribwa n'ubundi ishyamba ariko riguma riba amahoro. Imyaku yavutse mu mwaka wa miliyoni hafi 250 kubera ko ishyamba ryarahiye. Buriya ngo hari ibibazo nka bibiri byabayeho kuri iyi si ya Nyagasani byatumye ibiremwa bihungabana cyane. Ni ukuvuga ngo icyo gihe ishyamba ari ishyamba ryahereye muri Siberia hariya mu Burusiya. Ishyamba rirakongoka amaguma arongera aritera hejuru mu kirere, ishyamba rihinduka umuriro. Bisubira nko muri cya gihe cy'iturika. Bisubira nko muri cya gihe oya ntago byabaye nk'icyo gihe ariko urumva ko ishyamba rinini ishyamba ryarahiye, ibirunga biraruka birongera biraruka, inyamaswa zigahungira ahantu zigahunga mbese zitangira guhunga inyinshi ariko bakubwira ko 80% y'inyamaswa zari ziri aho ngaho zarapfuye. Icyo bita extinction zirashira. Yego. Noneho hasigaye 20%. Nuvuga ngo inyamaswa zahageze nizari zifite imbaraga zo kwirukanka wenda aho kirunga kirutse zikirukanka zigahunga zikajya aho wenda ahatari umuriro naho haruka zikiruka zigahungira ahandi. Nubwo hasabaga inyamaswa imbaraga cyane cyangwa se kwihisha ifite ubwenge yabashije kwihisha wenda igacukura nk'umwobo ikajya kwihisha kure wenda mu mutaka. Yego. Nuvuga ngo imyaka 250 miliyoni 250 iruka ribaye. Yego. Twaramanutse turamanuka kugera mu myaka miliyoni 65. Inyamaswa ngo nibwo umuntu inyamaswa ari buzavemo umuntu. Yari yaritsimbye nta nubwo ari ishoboye kwirukanka cyane, yari yaritsimbye mu butaka nibwo yasunukije amazuru hanze.
muri miliyoni 65 hari hashize nk'imyaka hafi desi. Yego. Ubwoba nibwo bwashize isohoka mu myobo, ubwo yaryaga utusimba two mu myobo n'ibiki byose isohokamo. Yari izi ko yasigaye yonyine, ariko ngo ikintu cya mbere yakubise amaso yahungabanyijwe no kubona inyamaswa iteye ubwoba. Yego. Yarirukankaga ifite ibibaraga kandi ishonje. Yego. Iyo nyamaswa yari dinozoro. Yari dinozoro. Dinozoro nakubwiye yuko atari inyamaswa y'u Rwanda. Dinozoro uburebure bwo hejuru. Dinozoro yashobora kubireshya na metero 20 z'ubugejo. Yego. Mu butambike ari metero 6. Uri kumva iyo nyamaswa ukuntu ireshya? Yari nini cyane. Dinozoro yari nini cyane, nta kantu kashobora kuyicika. Ubwo niyo yabashije kurokoka ibyo bihe bigoye by'inyamaswa. Hayongeraho niyo yaje kubyara umuntu. Yitwa iyo nyamaswa yasohotsemo yitwaga Actininion. Actininion bivuga ngo uko evolution yagendaga ibaho bagiye babihindura. Urumva inyamaswa hashize imyaka 200. Urumva inyamaswa yinjiye mu mwobo ariyo yasohotsemo nyuma y'imyaka miliyoni 200. Yari yarahindutse. Yari ifite ubwinyo burebure, ifite iki itandukanye na nyamaswa yinjiye mu mwobo imeze nka dragon nk'umuserebanya. Yavuyeyo yo rwose yari nk'ikinyamaswa kinini, ariko gifite amazuru yenda kumera rwose nk'aya kayongo wenda. Yego, abakazi. Unuvanga ahangaha ndaza kuguha amafoto cyangwa se video, uzajya ugenda ubacisha mubereka iyo nyamaswa kura ko ndazifite hariya, uraza kuzibereka ukuntu zagaza zimeze. Actininion rero yabo igisohoka mu mwobo, igikubita amaso dinozoro. Yego. Za dinozoro zahize ubwo bunyamaswa ziraburya. Yego. Noneho za Actininion zibona zigiye gushira. Rwana tirere rero ko yabivugaga n'ubundi muri cya kiganiro twakoze cyabanzaga. N'ibinyamaswa ry'uturyo dukeya. Iyo nyamaswa izagira gute? Izananuka. Ninanuka na ngenzi yayo bibana nayo inanuke. Byongere bibyare akantu kananutse. Yego. Ya nyamaswa risohotse mu mwobo ari ikinyamaswa wenda yego ntabwo ari nini cyane, ariko ari nini. Yaragiye irananuka iryo tuntu duto. Nawe urumva inyamaswa irya utuntu ikwepa bya dinozoro yasubiye mu mwobo ari higira iryo tujeri n'ibiki byose. Yarananutse ihinduka imbeba. Urabona uko imbeba ingana ubu ngubu. Iyo nyamaswa yarananutse kubera ubwoba, kubera iki ihinduka akabeba. Ikazajya yibera mu bikonoshwa bya dinozoro zapfuye. Nubwo iyo nyamaswa yari igihangange, ariko zageragaza gapfa. Ikazajya yihisha mwaho, ikihisha mu muyobo, kihisha hehe. Nuvuga ngo rero amateka tubwira ko iyo nyamaswa yitwaga Actininion iragenda. Urabona ko inyamaswa za mbere zateraga amagi zikayararira. Yarahahamutse ku buryo amagi yarinze ubwo yayituragira mu nda. Ivuga ati n'ubundi ndatera hehe. Ubundi ubwoba nteze ntabwo ushaka nko kujya gukora petit bezo. Ubwoba ni ikintu kidasanzwe. Nakubwiye ibya bindi by'abamugabo witwaga bwoba wapanze imbogo akayigeza ibwana. Ubwoba bwarayishe yibagirwa gutera amagi arindwi ubwo yituragira mu nda. Noneho ibyari byana bizima ibyari byana. Noneho ifata umwanya wo kuzajya ibyonsa ikabyongesha amabere. Yego. Nuko byagenze. Iyo nyamaswa rero yari imeze nk'imbeba, niyo ntangiriro y'inyamaswa bita inyamabere. Yego. Naho ngaho zatangiriye. Inyamaswa yatera kubera ubwoba, igira ubwoba. Amagi yituragira mu nda, inkomoko yo kubyara. Iza gutyo. Nuvuga ngo rero iyo nyamaswa yari imeze nk'imbeba. Nk'ubu bazakubwira yuko mu bakora ubushakashatsi bifashisha imbeba. Kuko imbeba ifite isano ya hafi n'umuntu. Yego. Umuntu imbeba niyo yabyaye umuntu. Turaza kubikwereka. Wenda imbeba zasigaye zikiri imbeba ntabwo zabashije kwiyevuriwa mu byo ndi kukubwira.
cyuko ko kwiyevuriwa inyamaswa zabashije kwiyevuriwa n'izisi n'izisi yahisemo ko ziyevuriwa kandi nanone zabashije kwiyadabuta ku mpinduka zagiye zibaho. No kuvuga ngo rero iyo nyamaswa yagumye aho ngaho yihishe za dinezoro. Nuko igumira irihisha, ibihe birashira, ibindi biraza, inyamaswa ikwepa ariko mu gihe cy'imyaka miliyoni nka 65 haje kuba hayandi iyindi sanganya. Mu muho ikibuye kingana n'urusisiro, umugani wa Mwanafunzi, cyamanutse mu isanzure, kishwanya kukira mu muhora wa Yucatan hariya muri Mexico, muri peninsula ya Yucatan. Icyo ngo kizamura urumva asteroid ni nk'umubumbe watuguyeho, hagiye izamura ibyotsi, izamura ibiki, ubundi irongera izamura za maguma, ishyamba rirongera rirashya, ubundi ishyamba rirongera rirashya bwa kabiri. Ishyamba rimaze gushya rero, n'ubundi gihe ryarahiye na mbere, inyamaswa zarongeye ziritsimba. Ishyamba rihiye, za dinozoro rero umva byari ibinyamaswa binini. Icyambere inyamaswa zindi zarongeye zishira muri za vendi zasigaye kwijana z'inyamaswa zari zihari, n'izindi zarongeye hashira, n'ubundi nazo izindi nyamaswa zirongera zirashira. None yari gusubira kwitsimba, zirongera zirihisha. Izarokotse icyo kintu ni izabashije kudiginga, zijya kure, ziracukura, zijya zirihisha. Noneho za dinozoro zari zihari, inyamaswa ingana kuriya, ingana nk'inzu, iyo nyamaswa yakwihisha hehe? Zabuze aho zihisha, zibura ibyo zirya, zibura ubuhumekero, kubera izari ziri mu mashyamba, ishyamba ryahiye. Urumva nubwo zahungaga zarahunze, zibura aho zihungira, birangira zitangiye zirapfa nazo. Uko zipfa, akanyamaswa kari kihishe mu mwobo gasohokamo kajya ku kintu cyapfuye, nako gatangira kukirya. Nuvuga ngo icyahigaga cyatangiye ku muhigo. Twatubeba twatuma miferi dutangira gusohoka mu bikonoshwa, zitangira noneho kugenda mu isanzure, kubera za dinozoro zazihigaga zarangiye, zashize. Noneho zitangira nazo kurya neza, zitangira guhumeka neza, zitangira kurya ibyo bisigazwa bya dinozoro zasigaye, zitangira kurya ibyatsi bitangiye kumera muri iryo vu ry'ibyo iryo turika rihambaye ryasize. Urabizi nyuma y'ivu hamera ibyatsi bitangaje bimeze neza. Noneho rero inyamaswa twakubwiye ko mu itegeko ry'isi, the more you eat the bigger you become. Ukurya ni kuba munini, ukurya ni kubwenge buza, ukurya niko widevelop. Iyo nyamaswa rero yitwaga, yari isohotse mu mwobo, izo dinozoro zimaze gupfa. Inyamaswa yasohotse mu mwobo ni inyamaswa yari imeze nk'agakima. Yari ifite uruzirizo rurerure, imeze nk'agakima, yirukanka. Agakima sinzi nkima ni buri. Imbeba byari yarahindutse, yari yarazamutse, yararenze nko kuba urukwavu, yari nini, ifite ururizo rurerure nk'agakima. Yaratangiye rero kubera ko ibihingwa byari byarasigaye bike byari n'ubundi hari harameze ibihingwa bishyashya birebire birazamuka. Hari ibihingwa bifite ibiti, imbuto zari ziri hejuru cyane. Ako gakima rero kabona ko kongera kubona nk'imbuto zo kurya, kazamutsemo karya imbuto cyane kuruta uko karyaga inyama. Nuko karabona rero kubera ko inyamaswa nyinshi zari zarashize, irazamuka ijya mu biti, itangira kurya imbuto. Itangira kurya imbuto, ikagisimbuka ikajya mu biti. Noneho rero mu biti, urumva hano tugeze, iyo nyamaswa ndi kukubwira n'izavamo umuntu, igeze mu biti, sibyo? Ngo mu biti rero sasa
yatangiye kurya ibiti ariko kubera ko izamuka mu biti uko igenda izamuka mu biti itangira nakubwiye ngo new world demand a new body uko niba uhinduye isi wari urimo urasabwa umubiri ujyanye n'iyo si yindi ugiyemo niba ugiye mu isi yo kurira ibiti ako kantu kari agakima kagendaga kabundabunda kameze nk'agasimbuka mu biti noneho kasabwe kugira amaboko azi yurira afata sibyo iyo inyamaswa rero yageze aho irarambuka umurizo usa umurizo wari wigondagonze usa nk'ugororoka irazamu iba nini kubera ko ibyo kurya byari byinshi yabibonaga n'imbogamizi zo guhibwa zari zimaze kuba nkeya irangije iragenda igira taye nk'inkende inkende uko uyibona cyangwa se birabitera noneho rero uko igenda irya iba nini niko yagiye no kurira ibiti. Inyamaswa nini urabona iri kurira inguge uzarebe ngo nta biro zigira turadukende dutoya nta biro tugira ntabwo ari inyamaswa nini kurira niyo mpamvu zagumanye umurizo ariko inyamaswa nini iri kurira ifata gutya urazarebe nk'umuntu uri kurira biba bisaba yuko asa nk'urambuka uko yagendaga arambuka niko ibice by'umugongo hano byagendaga birambuka kubera kurira birambuka uko igice kirambutse rero umurizo w'umuntu yari afite niko wagendaga ugabanuka birangira rero urabona nka za goriye bavuga ko ni inguge nazo ariko ni inguge ziri hafi n'abantu ubundi habanza amachimpanze sibyo arimo za jibo noneho hagakurikiraho amagoriye harimo ikizwi cyane cyitwa aranguta iyo tuyita omedorafori iyo umurebye ubona nk'ari nk'umuntu wasigaye mu mashyamba wanze kuvamo aranguta yitwa aranguta ni ubwoko bw'ingagi zizwi ni ukuvuga ngo rero uko yagendaga igenda iba nini niko urumva ingagi zo urabizi ko nta murizo zigira ni ukuvuga ngo icyo gihe ziri hehe ziri mu biti noneho rero ibiti uko zagumye mu biti ibiryo byaje gushira mu biti izo ngagi zari mu biti ibiryo byaze kurangira ibiryo birangiye zifata umwanzuro zivuga ati wajya gushakishiriza hasi urabona muri miliyoni 10 y'imyaka haje kubaho ngiyindi sanganya kugira ngo ibiti bishiremo imbuto haje kubisanganya muri miliyoni ishize uzumva ikintu bita age de grace hateye noneho mbere hateraga ubushyuhe n'iturika hateye ubukonje bita age de grace noneho ibintu byose biragenda ubukonje nabwo bwangiza nk'intuza bwangiza nk'ubushyuhe ibyatsi byaragiye bishyiraho amababi ibintu urabona nk'urubura iwawe nk'urubura rwaguye usanga imyaka yangiritse rirasanganya ryateye muri age de grace buriya bukonje buhambaye bwabayeho ubukonje bwabayeho butuma amashyamba n'ubundi ashya nabwo twitwa ubukonje imbuto ziba nkeya inyamaswa ziravuga ati tuguye mu biti ziravuga ati ko hasi urabona iyo urya ibiti byo hasi niba wagiye urira nk'ibiti by'amapera cyangwa by'avoka urabizi iyo abazi kurira hari igihe baca ibiti imbuto za hafi noneho izo kuzakure zikabananira noneho izi nyamaswa zabaga mu mashyamba ubuhanga bwazo bwari ukubona imbuto za kure aho mu mashyamba kubera ko hejuru mu biti ariko izo hasi kubera ko zitamanukaga hasi ugasanga imbuto zo hasi zo nkeya ziracyahari
cyangwa n'uduti two hasi kubera ko ntabwo zabashaka kumanuka hasi, zari zarahahamutse kubera urubura. Ikindi nanone kubera ibibazo zahuriye nazo ku isi, kandi ubwo uko zideveloperaga mu biti no hasi, ni ku intare, mpyisi, ibindi bikoko byose nabyo birirwa bihiga ibiremwa byo hasi nabyo byari bihari. Nubwo ndi kukubwira ngo umuntu yari yarabaye nka chimpanze, ariko ntabwo ari we gitangaza cyari kiriho ku isi. Intare se ntizari zihari? Ntihari hari ibindi bikoko byakuze nabyo byarokotse iryo sanganya. Ukuntu noneho byaje ukuntu umuntu yaje kumanuka. Iyo uwo muntu uzavamo chimpanze yagize gutya, abona ubundi ibiryo nibyo byakoze amateka menshi. Evolution cyangwa se impinduka nyinshi zabagaho hari ibiryo ntibyaburagamo mu gushaka ibiryo. Imyanzuro zafashe rero zaramanutse ziva mu biti, zivatereka tujye gushakishiriza hasi, nidushake tuhagwa. Ziramanuka zitangira kurya ibyo hasi, kubera ko zari ibyo hejuru byari byarashize. Noneho ibyo hasi kubera ko hari hasigaye igiti kimwe, ikindi hakurya hari, ikindi hakurya hariya, ku buryo inyamaswa ntishobore kwitupa ngo ive hano igwe mu giti kiri muri kilometero cyangwa metero cyangwa hekitometero. Yaramanutse rero isabwa kumanuka mu biti. Imaze kuva mu biti iragenda ikazajya isarura utwasigaye hasi. Muri uko gusarura niho yafashe umwanzuro avuga iti reka ndebe n'ukuntu nagera hakurya hariya. Nibwo yateye urutambwe rwa mbere. Umuntu ateye intambwe, atangiye noneho gusarura ibyo kurya aho ngaho. Ubwo twageze mu myaka ya kangahe, uwo muntu wateye urutambwe rero sasa ntabwo akiri yanguye. Urumva umuntu uri gutera urutambwe arahagaze ameze nk'usutamye, sibyo? Ariko ari gukoresha amaguru. Uzamwumva utabita Australopithecus. Australopithec niyo watangiye n'uwo muntu yarameze nk'inguge, afite igikanka, afite iki. Uraza kubereka, uzabereka amashusho ye yari ataraba omo, kubera ko omo atangira, ariko yari hominide, yasaga n'abantu. Uwo muntu rero wateye urutambwe ubwo yatangiye guhura n'imbogamizi. Guhagarara uko nguko nga agatera urutambwe kwabaga nta kindi kugenda yemye. Ubundi byarashoboka ko yagenda nakamba, ariko intare ntabwo zari gutuma agenda, cyangwa ibindi binyamaswa byari biri icyo gihe ntabwo byari butume agenda agira gute yunamye. Kweguka kugira ngo byibuze niba intare ivudutse igiye kumurya abe yayiboneye nko muri kilometero mu mukenke. Asabwa rero kugenda ahagaze gutya areba icyamubangamira. Uko rero atangiye kugendesha amaguru yatangiye gukomera. Atangira gukomera, urabizi ko byasenje, ibiboko byabyo nibyo birebire, nibyo bifite imbaraga, amaguru nayo yatangiye gukomera. Kugeza ubwo uwo muntu nyuma y'imyaka nka 1,000,000, ubwo twavuye kuri 2,2,5 kuri 1,000,000 uwo muntu yabaye yari evoliwe ahinduka homo habilis. Homo habilis ni ukuvuga ngo ni homme sage, ni umuntu uzi ubwenge. Yari arimo ahiga uwo muntu. Urumva hari inyamaswa byinshi, hari za scorpio. Igiscorpio kimwe ngo cyari kigiye kumurya, afatiwe aragikubita. Agikubise ibuye yafashe rimukeba intoki. Rimaze kumukeba intoki, abati iki kintu kinkebye intoki cyakiba n'ikindi kintu. Ubu yakajya ryitwaza abati nzajya ndikebesha ibindi bibora, nanjye dore byankebye nta kuruza. Yakwica akanyamaswa akarikebesha. Inyamaswa zatarazica, ahubwo icyo gihe yaryaga ibyo by'izindi nyamaswa zamwiciye. Yari afite surubagara rw'ici nyamaswa. Yari akiri umuntu uri wiki. Nuko noneho rero iryo kibuye icyo gihe turi gukubwira ni icyo bita muri âge de pierre. Amateka ubwo twamaze kuva muri bya bihe bya kera, twamaze kugira mu gihe noneho amateka yacu y'ubu ngubu bita le préhistoire, âge de pierre. Nuko rero icyo kibuye cyitwaje atangira kuzajya noneho anakoresha akanacyongesha amantuza amagufwa y'ibintu yariye, noneho atangira kuzajya akitwaza nk'intwaro.
nyuma rero nibwo yaje gutera imbere uwo muntu, arangije gutera imbere nyuma y'imyaka yindi, yego, nibwo yaje kuvamo uwo bita Homo erectus. yego, yagomeje kuzajya yirukanka akoresha umutwe, agira gute, akoresha ubwenge bwo bwazanaga n'ubwoba. Nzakubwira ko ngaho ubwonko bwe bwahise ngo bwidaboringa, amaze kwirukanka ngaho mu mukenke, ubwenge bwe bwikubye kabiri, bumaze kwikuba kabiri atangira gutekereza. Umuntu Homo erectus rero ndi kukubwira wari ugezweho, twatangiye kugera mu bantu. Homo erectus yari umuntu uhagaze neza, umeze neza, ntabwo arakigenda yunamye cyangwa agenda asutamye. Yari umuntu wegutse, wenda mu maso ugisa nk'ikiguge mu kuntu, ariko yari umuntu wegutse. Uwo muntu wegutse rero yari umuhigi wa kasha. Yatangiye kuzajya higa izindi inyamaswa, icyo gihe zaramuhigaga ngo zimurye. Uwo muntu wegutse noneho rero yatangiye kuzajya zihiga, nawe ngo azirye. Uwo muntu rero bita Homo erectus rero ngo umunsi umwe yari yihigiye nk'akantu, yari yihigiye agasha, ishara yizana yayibaze, bari kurya n'umuryango. Icyo gihe umuryango zari zikibana, none hari mu muryango, ngo inyama yari yahaye umwana ngo ayirye, bari bakirya ibintu bibisi, ngo iramucika. Ariko mbere yaho bari bavumbuye umuriro. Mbere yaho uwo mugabo yari yavumbuye umuriro, ngo barabonaga ukuntu babivugaga ngo cyari ikinyamaswa, nta kindi kintu bari bazi kibaho ku isi kikigome uretse inyamaswa. Wabonaga inyamaswa ngo igenda ngo ikatungwa ngo n'ibiti, ngo irya ibiti, ngo kuri ibiti ngo ikabyibuha. Amashyamba yashyaga babireba buri munsi. Noneho ngo umuntu umwe ngo ajya kuyorora, ngo yorore iyo nyamaswa, ngo yaragiye ngo ayishumuriza ngo igiti kora ko aricyo yaryaga, ngo inyamaswa izira ku giti, ngo arayitwara akazajya yigaburira, nyine akazajya yigaburira. Kwigaburira ubwo nuko yayoroye. Noneho ngo ikajya yumva iratanga ubushyuhe iyo nyamaswa, aravuga ati wowe tuzabana tu. Ngo nuko nguko umuntu wa mbere yafashwe intwaro ya mbere ikomeye mu isi ariyo muriro. Noneho rero ngo uko yiyegereje iyo nyamaswa babanye mu mahoro, ngo umwana rero biyiciye ako gasha, ngo inyama iramucika igwa mu muriro. Iguye mu muriro, papa bayayibonye abatisha uzi ukuntu gufata ino sha byatugoye. Avuga ati ayishingamo igiti, igisongo yari afite. Ayiriye yumva ifite akantu k'icyanga, yumva iroroshye kwihekenya. Aravuga ati wazagira ibintu mbanza kubicisha muri ino nyamaswa ikabanza ikabinyorohereza nkabona kubyataka. Nuko abantu batangiye kurya ibintu bitetse. Noneho rero abahanga bakavuga yuko uko igifu kiri gukora gahoro, uko wagihaye akazi gake, niko ubwonko butangira gufata umwanya wo gukora. Ubwo n'ubanga umuntu atangiye kurya ibintu bitetse, ubwonko nanone bwarongeye bwikuba kabiri. Ahari ibinyamanyama nyine harongera hahinduka ubwonko. Ubwonko uko buba bunini niko utekereza ibintu binini. Nuko ubwo rero abantu nyuma y'ibyo batangira no kwiga kuvuga. Baravuga bati bakajya baganira ururimi ruraza. Batangira kwiga kuganira kuvuga hagati yabo. Noneho ururimi rero bamaze kurukora, n'ubundi na mbere baravuganaga ariko bavugana nk'uko inyamaswa nyine bari nk'amarenga. Noneho badevelopa ururimi ruraza. East Africa hariya hirya muri Tanzania, niho ibyo byose niho byaberaga. Bavuga ko Afrika ari berceau de l'humanité. Ururimi bararuvuga, buriya bavuga ko n'ururimi rwa mbere bahanze rushobora kuba ari rwo hina. Uzasanga hafi ahangaha ururimi rwa mbere rufite hano n'ibinyarwanda, ibiswahili n'ibiki byose ariko bavuze. Nuko bamaze rero kwiga kuvuga, bari bamaze kuba Homo sapiens. Barangije rero batangira bakwira isi. Uzumva ko bagiye aho mu Bushinwa, bagiye muri Amerika ngo bagiyeyo kera, hari igihe ngo inyanja yafatanaga, ukaba wava nko muri Siberia ukambuka ukigira muri za Alaska, ukambuka ukagenda ukajya muri Amerika. Inyanja yafatanye abantu bakambuka. Nuko batekereza ko abantu bageze muri Amerika. Abavumbura rero iyo bavumburaga baragendaga nabo bakitangira kushakashaka
bari kwiga amateka yagera nko muri Amerika, bakubwiye ko babandi bavumbuye Amerika ngo bageze muri Amerika, ngo bagezeho baravuga ngo tugeze mu Buhinde, mugeze mu babonaga abaturage basa ngo n'Abahinde, byumvikane ko bari bayobye bitangaje, ariko kubera ko iyo si batari bayizi baravuze bati tugeze mu Buhinde. Nuko abantu bari ngo bariyo, uzumva le Maya, les Aztec, uzumva abantu bari batuye Red Indians, bano bantu bari batuye muri Amerika, naho bageze nuko banyuzemo. Iyo ngiyo rero niyo nkuru iruta izindi ishobora kubivuga ahantu umuntu kugera ubu ngubu yavuye. Uwo muntu wageze aho ngaho rero nibwo yatangiye gutera imbere. Ibiganiro twakoze bindi twakubwiye uko umuntu yatangiye, ubu turimo turavuga ubuzima. Aha twavuze ku muntu, naho umuntu rero uzasanga yatangiriye gukora amateka, ariko uzasanga nko mu Rwanda ayo mateka turimo tuvuga hariya mu 1800 uzasanga ahubwo ariho twe twacuraga ibyo bikoresho. Urumva aho civilisation yari iteye imbere cyane niho bari bakoraga ibyo bintu, ariko twebwe uzasanga ejo bundi nko mu 1900 umwami yari akibera hehe, yari kibera mu nzu z'ibyatsi aryama ku musambi, bamuheka mu ngobyi. Urumva rero ibyo ari byo byose umuntu nubwo yateraga imbere, ntabwo umuntu aterera imbere ahantu hamwe. Dushobora gutangira uyu munsi inaha akaba yateye imbere, ahandi bakaba baracyari hasi, wenda inaha bikongera bigapfa, civilisation ikimukira ahandi. Bazakubwira ko ngo muri Irani ahantu, muri Iraq ahantu hari empire ya Babyloni, ubu ngubu ari amatongo kuruta uko hari hakiri empire mu myaka Babyloni igihari ukuntu hari hubatse. Ni ukuvuga ngo rero isi nayo igegera igihe evolution ibintu bikava hamwe bikimuka bikajya ahandi. Ubu ngubu Amerika irakomeye, ariko hari igihe empire y'Abaromani ariyo yari ikomeye kuruta Amerika. Nuko isi imeze, nuko twayibonye, uko niko umuntu yageze ku isi, nuko nguko umuntu yageze ku isi. Abahanga muri science nuko babisobanura, iyo ni science ivanze na histoire birumvikana. Yego, twafashe umwanya wacu turabasobanurira abakunzi bacu ahantu umuntu yaturutse hano kuri Afterlife TV. Ibyo ari byo byose umuntu twagendanye muri uru rugendo ntazayoberwa ahantu ubuzima bwavuye scientificoma cyangwa se mu buryo bwa religion. Reka tugushimire rero twanzura kino kiganiro, watanga conclusion ubundi tukazakaruka mu biganiro bitaha, tusobanura no ku kindi kiza bakigezweho. Yego, nta kindi ni bukore no gushimira abakunzi bacu hano kuri Afterlife TV, bakore subscribe, batwegere. Urumva ko ibyo ari byo byose twebwe bari kumva, turashaka kubaha content ariko ifite akantu k'ubwenge. Yego, ubwo rero badukurikire, basharinge, bakore comment, ubutaha tuzabaha inyunganizi, tugire ibyo dukosora kugira ngo urugendo rwacu tuzarugendanemo neza. Ikibanze impamvu dufata uno mwanya wose kugira ngo tubasobanurire ibi bintu ni ukugira ngo bidufashe kubaho muri ubu buzima neza. Umuntu afungutse mu mutwe, umuntu asobanukiwe. Nakubwiye ko hano ndi master developer. Iterambere iyo utazi ahantu uva rega ntabwo umenye iyo ujya. Utazi ahantu ntabwo umenye iyo ujya. Imbogamizi ubonye nazo ugira ngo nizo mbogamizi zibanje kubaho, ariko iyo ukurikiranye mu mateka y'ibintu hari igihe usanga ahubwo ibyo ubonye ari utwana. Ikintu cyose cyabaho imbogamizi, ariko intego ni nacyo mbwira ni nacyo mbwira abadukurikiye, nibahura n'imbogamizi ni challenge y'isi, gerageza uzinyuremo, hangana. Nizinakunanira ugatsindwa, ihangane n'ubundi hari n'abandi nanone batsinzwe. Bajye bihanganira ibyo banyuramo, nuko ubuzima bumeze, sibyo? Nuko ubuzima bumeze. Hari igihe abana wabyaye, hari igihe abagukomotseho, izo mbogamizi wanyuzemo zikakunanira, zikakubera ikibazo, bo bazazitambukamo gitwaye. Ikiza no gushyira intambwe imwe imbere y'iyindi. Ni urugendo, ni journey, kandi nta unosejame, ntabwo urugendo rwarangiye. Nyuma y'indi myaka 3,000 cyangwa miliyoni zingahe, hari ahandi tuzaba turi. Reka tugushimire rero utagungiye. Murakoze cyane, namwe nakagaruka.